niba nta shari ufite andika muri commentaire umbwire ngo mama wabi usa neza. Kwiyitaho nuku nguku rero, nuku ugafata umwanya ugakora utuntu twawe ukunda. Hello guys, hello, mwaramutse, amakuru yaramutse, nizere ko meze neza, nizere ko mwaramutse neza guys. Niba mushasha no kora video show bifuje gukora subscribe, liking, sharing video zacu kugira tujye dukomeza kubana na mama Abi. Uyu munsi rero ngiye kwitaho, ndavuze ngo kaniyiteho mbere ku uburyo nyine ngiye kwitaho kubera urwo n'umutwe wanjye ukuntu umeze, harimo ibisiko biryamye nabyo birashaje. Ikindi ingohe zanjye nkeneye kuziripira nyine, nkeneye gushiraho ingohe. Ndavuze rero kambere ku buryo nyambikora, uburyo mbishiraho, noneho nawe ushobora kubabona kandi uburyo mbikoza ari byiza ukazabigerageza ukabyikorera. Yes, niyo mpamvu rero ubwo mwibuke kubana na mama Abi, muri video ye nyine muyirangize. Umva urava hano hari akantu wize, naye ingohe zanjye mukona zimeze nabi byatari. Ubundi ngira ibigohe byinshi, ariko iyo nazirepiye neza nyine ntabwo njya nogosha n'urwembe. Iyo nazirepiye neza ujya ubona nyine ko iyo nako zisa neza tu. Ariko nk'ubu uri kubona zakuze hano hepfo zitarepiye, uri kubona bisa nabi byatari. Sinzi mwebwe ko muri kubireba. Ikindi rero ndi kwibaza ahantu nahera, niba mbanza ingohe, niba mbanza umutwe, niba mbanza kurepiya. Mbanza gusigamo utu tubuta tujya dutuma njya numva nyine umutwe wanjye woroshe, ku buryo iyo nambaye nkiriya misatsi njyewe nanayimarana icyumweru. Niyo ngiye gushiraho umva nanayimarana icyumweru, nyine icyumweru kirenga ntarahindura. Rero mbanzamo turiya tuvuta kugira umusatsi wanjye worohe. Ibintu turi bukeneye ngiye kubanza kubishira hano byose, noneho ntangire nkore mu mutwe. Umva nkeneye gufata udukoresho twose nyine ndibuze gukenera, nkabanza nadushira iruhande. Ibintu byose kabisa dusa nka turi bubikorere rimwe. Hari ukurepiya, hari kogosha, kurepiya, hari gushiraho umusatsi, hari n'ingohe. Ndi kwibaza umusatsi nakwambara. Ikibazo imisatsi ngiye kubereka nangwa se imisatsi ngiye gukoresha niyo nari nsanzwe mfite. Ubundi nakaberetse uburyo batangira bayikeba ibintu byose, ariko niyo nsanzwe mfite. Ndi kwibaza nambara umukara gusa nangwa irimo akabara ka shokora. Nambara uwa shokora. Murabona iyi ngiyi imbereye, ariko iy'umukara maze igihe nambara iy'umukara, niyi narayambaye. Niyo mpamvu iyi ngiyi mperuka kuyambara mu kwa kangahera. Iyi niyo mpisemo ngiye gukoresha, izi ngiye kuzibika. Tugiye gutangira rero. Nshaka kubanza nayisokoza kanyikuremo. Ngiye kubanza kuyisokoza. Aya ni amazi ushiramo kugira yorohe.
noneho ikindi nk'uko muri kwireba iri yacucikanye ku mutwe ntabwo ariko imeze nyine iraza kuba nkeya nabibonye gutya uko uyitosaho gake ukanyuzamo agasokozo uko yari ibyimbye igenda mbese igabanuka. Abantu nari mwanansabye ati nzabereke video uburyo njya niteraho nyine plan uburyo nyine njya nishiraho iyi misatsi. Ndaza kuyishiramo ikigudi kabisa ku buryo muza kuyiyoberwa. Muzi ikintu tugiye kubanza cya mbere, irangije gusokoza umusatsi wawe arega ibaye yacu. Iyo urangije gusokoza umusatsi wawe ubu tugiye gutangira aka kantu nakujya ubanza kwambara nyine mu mutwe. Ubanza kwambara mu mutwe kugira ziriya alcohol umuntu ashiraho ntizigucire umusatsi, ikindi bigatuma nyine mu mutwe hatakurya. Ariko akangaka utagafite ntibivuze ko utakwambara umusatsi nyine wawe gutya. Muri kureba wakambaye neza tu uku maze kugashira mu mutwe. Noneho iyi glue sinzi ko muyizi, ako habaho nyinshi zitandukanye. N'ingi ifata umusatsi kimwe n'ingi imeze gutya. Izi zo naziguriye, ibi byose nabiguriye mu masoko y'abafini. Ndaza kubereka nyine etape par etape. Iyi ndayisuka hejuru. Rero nka gutya iyo mbaye nk'uyumutse gakeya nambara kano gatambara kakamfasha ko ifata nyine igafata neza ku mutwe. Abantu ubundi bajya biteraho imisatsi nyine mu buryo butandukanye, gusa nyine ukora uburyo bwawe uri kubona bishobora kukorohera. Tubwe nanjye ubu nkora ni uburyo bwanjye. Ushobora gusanga nyine hari undi nawe ukora uburyo bwe, ugasanga hari n'undi utazi arakora gute. Ubwo ibyo ubona bikoroheye nibyo ukora. Icya mbere nuko wenda ubona ibintu ushatse gukora nyine ubikoze ukabikora neza. Nagiye kuvuga hano se ndishiraho ingohe. Hano ndishiraho ingohe ntabwo nashobora kwishiraho ingohe, ahubwo ngiye kurepiya mu gihe ntegereje nyine ko umusatsi iyo ngohe rero ndi kurepiya ingohe njya nifashisha utu tuntu uko ari tubiri, nta kindi kintu nifashisha. Noneho nkajya ngenda nshikura nyine ahantu ndi kubona agasatsi kaba karameze. Iyo udasanzwe ubikora of course wumva uri kubabara nyine, ukumva akantu uri kubabara. Ariko ni ukuri naje gusanga iyo wabimenyereye aribyo bintu usanzwe ukoresha nyine ugera ukumva urabimenyereye, ntabwo bikurya ngo bikurye nk'uko wenda umuntu wa mbere byamurya aribwo bwa mbere uri kubikora. Ngo ntaratindiye ingohe zanjye ni uko zimeze. Muri kubireba? Uku yafashe rero, ubu yafashe ngomba kuyikeba. Nyine agatambara ugerageza kugakeba bitewe n'ukuntu ushaka hano imisatsi yawe iri bugarukire. Nyine hari abantu ujya usanga bafite imisoso iri inyuma. Ndangije gukeba ka gatambara nyine ni gutya biba bimeze. Ubundi iyo ushaka gukora inyuma naho ni ko ubigenza. Noneho meze neza.
ubundi kiba gikurikiyeho ufata fondete wisiga ukagerageza nyine gusigaho ku ruhande. N'iyi plante ngiye gukoresha nuko nayambaye ariko nayo nari narayisize. Uyisigamo rero kugira kano gatambara kaze guhana n'umubiri wawe, ubone nyine ko gasa n'umubiri wawe. Iyi lima yanjye iraramye byatari kubera ko urebye nayikoreshe imaze nk'imyaka ingahe, urumva uzi ko banzi imaze nk'imyaka 5 irenga n'5. Ubwo iyi niyo ugenda ukurikizaho ushira nyine ku nkengero za ka gatambara wambaye mu buryo bwo kugira umusatsi wawe nyine ntucike. Nabonye gutya hoza amafuti ariko ntacyo bitwaye kuko iyi misatsi ntabwo ari ubwa mbere nayambara. Ubwo igikurikira no gusanza iyi lima yawe kugira yumuke vuba. Buriya andi makosa nabonye ujya usanga dukora ni ugushiraho imisatsi yawe iyi lima itaruma, kubera ko ni ikosa rwose. Iyo ushizeho umusatsi iyi lima itaruma igihe umweru, mbese ujya ubona wigi yawe si umweru ukuntu, ukabona nyine biri kugaragara. Ariko iyo yumutse neza ubona nyine kagufasheho, umva gasa neza byatari. Niyi ndagerageza kuyumutsa gake ariko nashize ku bukonje. Mukanya ndaza musokoze muraza kuyoberwa, murayoberwa ko ari umusatsi. Nishiramo ikigudi mukayibona rero bisa neza. Muri kubona ko ya lima yacu iri kugenda yumuka. Idasa umweru nayambara. Imisatsi yanjye yangezeho nta kindi nkora uretse kuyifunga. Akazi ubu ngiye gukora iki? Ngiye kuba nyeretse nyine ibiri kumuka. Iyi lima nashizeho ibanze yumuke neza, ko ndabona hari n'izisa ntizagiye mu maso yanjye. Mu gihe ntegereje ko imisatsi yanjye yumuka nyine iriya lima ifata, ngiye kuba ndi kwishiraho ingore. Muri ko n'utugohe natwo nambaye ubusa. Mwabibonye kwiyitaho nuku nguku rero, nuku ugafata umwanya ugakora utuntu twawe ukunda. Ukunda ugasa neza uko ubishaka. Ku mafaranga yawe make cyane. Izi ngoho zo naberetse uburyo bazishiraho. Uri buze kumbaza ajya muri video nabahaye, urareba uburyo bazishiraho. Guys, mwabibonye aka niko ndangije gushiraho. Muri ko nabisute muri ko nabidasa neza. Ari buze kuvuga ngo ingohe ntago ari nziza, ngo ntago zikubereye. Umva uyu munsi nshizeho utugohe tugufiya
tumeze rwose nka natirere muri kubireba ni tugufi pe ariko mbonye ari two twiza kubera cya cyumweru gishize nari mfite ingohe ndende. Niba ushaka kureba uburyo njya nzishiraho narabiberetse kuri video unyarukireho uraza kubireba neza etape par etape uko bigenda muri kubona ko harimo impinduka iri jisho na rimwe. Yes, abashiri ndarangije. Namwe murebe ukuntu twatangiranye murebe nuko turangizanyije. Yolo kandi ntabwo ndarangiza. Nababwiye ko uyu musatsi ndi buze kuwusokoza. Ako niyo ndi bikore maze kujya kureba icyo njya. Umva abana bagiye ku ishuri nyine ndi mu rugo njyenyine. Nta wundi muntu turi kumwe. Dadi yanjyanye abana ku ishuri, yajyanye Eden nyine ku ishuri. Nanjye ndaryamira. Ndavuga ati nimbyuka nyine ndiyitaho tu. Icyo musigaje kureba noneho wagwana imisatsi nayikoze. Musigaje kureba imisatsi nayirangije. Naye nashize hano ibintu byose nyine turi bwifashishe. Niyo mpamvu muri kubona hasa ukuntu ibintu byose bimeze ukuntu nyine. Ariko ntimugire ikibazo ndaza kubisubiza ku murongo nindangiza ibyo ndimo. Nuko imisatsi yacu imeze. Nayifunze ifatana n'aka kantu. Ngabibonye ni gutya. Ugerageza nyine kuyikurura nka gutya narangije. Mukurura ukuntu nyine yabaye. Ubu ngubu ngerageje gukurura imisatsi njyana inyuma. Noneho ngiye kongera gushiramo iyi ni alcohol iri bufate umusatsi noneho ahantu hano hasa n'ahegutse hanjyameho neza ku buryo ubona gafatanye nyine n'umubiri wanjye. Ugerageza kubikora neza ku buryo bitajya nyine ku musatsi. Ubu ikintu kigiye gukurikiraho rero ngiye kuba ndi bushiramo ikigudi. Mu gihe umusatsi wanjye ubaye wanyerega. I Buraya umuntu amahirwe aba afite ni ukuba ufite ibikoresho byawe nyine byose. Ibindi ugenda ugerageza gukora tu. Yaba icyuma kirambura umusatsi, icyumutse umusatsi, ikigukorera ibigudi, ikigusokoreza. Nyirumva ibintu byose nyine usanga ubifite. Niyo mpamvu ubona ati ngo byaroroshe. Si byoroshe rata. Ariko rero ahantu hose waba uri ibyo byuma wanabigira. Kuko urebye amafaranga uhora wajyanye muri salo ngo ugiye kogesha mu mutwe, ugiye gusukwa, ugiye kurambura umusatsi, ugiye gushirishamo ikigudi mu musatsi. Ibyo bintu byose iyo urebye ugisanga nyine ahubwo ayo mafaranga uhora washizeyo ushobora no kuyabika ukigura icyuma cyawe nawe ukajya uvuga ati urabyikorera. Kuri ubwo ari byiza ubikorera igihe ushaka
igihe ukumva uri muri mudu nyine wenda ikibazo ni uko utaba ubizi ariko nyine ibintu byose ni ukwiga nta wavutse mu iyi si ngo ahite asanga nyine ibintu arabizi byose uyishyira mu musatsi kugira umusatsi wawe ugire forume nuko ni ukuntu cyari cyinshi ku mutwe ari cyinshi cyane ndabanza se n'uyigira n'uyisigamo nyine noneho ibe ntoya nyine ntigumye kubyimba sigamo na twa tubuta natwo tworosha umusatsi urumva iyi misatsi ni iy'abazungu tuba twitije muri kubona ko itakibyimbye cyane nk'uko yari imeze ikigudi ni gutya ureba nishyiramo ikigudi iyi misatsi irahita iba migufi hello guys ngo nuko naje nuko nguko ngarutse niba uri kubona ari byiza nta shari ufite mbwira ngo nsa neza niba nta shari ufite andika muri commentaire umbwire ngo mama wabi usa neza uzi ko nanjye ndi kwireba nkabona nsa neza ibaze niyo wazi kwanyandikira ngo nsa nabi ndi kubona bisa neza ngo urinde wo kunca intege muri kubona bimeze biteze sinabonye uburyo natangiye n'uburyo ndangije ni uku nguku nyine uku nguku uba wiseho usa neza ubundi ukajya ukicara umva nuko byifashe rwose uku usa neza wiseho umeze neza noneho kangukwitireho amaherena ndambara yahe n'ubundi se ko mbona nambaye amabarabara nkwiseho ibiherena ry'amabara hari icyo ribaye nkubiteho n'agaherena ubundi mundebe neza mwabibonye mwarebye uburyo natangiye nyine ndi kwisiga makeup murebye uburyo ngo ndi kwisiga makeup mwarebye uburyo natangiye ndi kubabwira ko ngiye kwitaho nkora imisatsi nkora ingohe nkora ibintu byose nyine muri kubona bisa gute umva niba nta shari ufite nta shari ariko jya muri commentaire unyandikire ngo nsa neza ubwire ngo mama bi you look so beautiful byonyine ubwire ngo usa neza ngo urinde kuza kunca intege ukambwira ko nsa nabi nkabonye umwanya nabihaye nahagaze hano nkora ibintu byanjye urumva imisatsi natangiranye namwe mureba ukuntu yari imeze n'ibiki
Oh, ndindaho nyigira uku nguku nyine mwe murwana bisa gute guys nyina kwitaho no kuko njye nababwiraga buri iyo nsa neza yewe na stress zirashira buriya gusa nabi bituma nyine wiyanga ukumva usa nabi ukumva ntacyo wakora ukumva usa nabi nyine ariko isa neza hewe urikunda ukifotora ukireba ukajya mu kintu ukireba gutya ugasanga usa neza muri kubona bimeze biti abashu kambabwira rero ngo mwakoze kubana na mama Abi mama Abi icyo arashaka kubabwira nakubereka n'uburyo nyine yiyitayeho nabwiye ko ngiye kwitaho mpera mu mutwe nahisa nabi mu rwego kuryo niteye imisatsi ntabwo nashatse gukora baby hair bitewe n'iyi wig nambaye uri kubona gutya ndabona ntacyo bibaye ikindi mwabibonye mwabibonye guys nyine niba uri mushasha no kuri Bidenshow please wibuke kujya kudukora subscribe ulayikinge usharinge video zacu ikindi niba uri umuntu usanzwe uri umukunzi wa Bidenshow uri umuntu nyine wamaze kwinjira muri Bidenshow family wibuke usharinge video zacu uze no muri commentaire wandike ngo nsa neza ngusa neza mama Abi neza haleluya neza ariko disi Imana yarakoze bazaniye imisatsi Imana yarakoze batuzaniye imisatsi nkayino kuko ntumbazi ukuntu abagore bamwe twari kuzabaho nkanjye muri kubona bimeze biti ziwambaye umusatsi Yesu we noneho ubugira n'uwawe niba ari ukubera utanawukurura ngo uveho ko nk'uyu ntabwo wawukurura nababwiye uyu nguyu nzawumarana icyumweru nase nkukureho igihe mbishakiye ndi kumva nkeneye nyine guhindura umusatsi abasheri mwakoze kubana na mama Abi we love you so much mama Abi nakagaruka bye bye mujye kwibuka gukora subscribe ntimuyibagirwe